Baturage ba Rubavu twasuye uyu munsi, tukaba twabasuye turi kumwe n'abayobozi b'inzego zitandukanye z'igihugu cyacu, harimo Minisitiri muri guverinoma, abayobozi b'inzego z'umutekano n'abandi bayobozi ku rwego rw'igihugu. Tukaba twaje kwifatanya namwe kuri uyu munsi wo kwibohora. Twongereho kubaramutsa. Nkaba nagira ngo mvuge ko uyu munsi wo kwibohora tuwizihiza mu rwego rw'igihugu cyose, ariko uyu munsi twawizihije muri Rubavu ku rwego rw'igihugu. Ariko tukaba tuzirikana ko mu gihugu hose, muri buri karere, muri buri mudugudu uyu munsi wijihijwe, ariko ku rwego rw'igihugu twahisemo kuza kwizihiriza hano muri Rubavu. Akaba ariyo mpamvu ubutumwa dutanga hano ni ubutumwa tubwira Abanyarubavu ariko n'Abanyarwanda bose muri rusange. Bashyitsi bahire rero, kuri uyu munsi igihugu cyacu kizizaho umunsi wo kwibohora ku nshuro 29, mbanje kubasuhuza nanone kandi mbifurije kugira umunsi mwiza wo kwibohora twese ku Banyarwanda mu gihugu cyacu. Mu izina rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, naje mpagarariye muri ibi birori ndetse no muri umuhango. Nishimiye cyane kwifatanya namwe baturage b'akarere ka Rubavu ndetse n'Abanyarwanda muri rusange kwizihiza uyu munsi. Nongeye kandi kuramutsa no gukomeza abahuye n'ibiza mu gihe gishize. Muzi ko mu minsi habaye ibiza bikomeye mu gihugu cyacu, byarimo imvura nyinshi ndetse n'imisozi yatwawe n'amazi, indi amazu asenyuka, abantu bimurwa mu byabo. Ibyo rero byabaye muri Rubavu, nk'uko meya yabyibukije, dutakaza abantu barenga 29 muri Rubavu, ariko no mu tundi turere tw'u Rwanda twatakaje abantu benshi. Nk'uko mubizi twatakaje abantu barenga 130 umunsi umwe ibiza byabayeho mu kwezi kwa gatanu. Tukaba rero twongeye gukomeza abahuye n'ibiza bose, ari abo muri Rubavu n'abo mu tundi turere. Mukomere cyane rero, muharanire gukomeza kwiyubaka, kandi ndabizeza ko guverinoma y'u Rwanda nk'uko isanzwe ibikora, nk'uko itamye kubikora, izakomeza kubaba hafi kugira ngo mubashe gukomeza guhangana n'ingaruka zatewe n'ibi biza. Iyi tariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi, tariki ya 4 Nyakanga, ni umunsi ufite agaciro gakomeye mu mateka y'igihugu cyacu. Niyo mpamvu uyu mwaka nabwo insanganyamatsiko y'umunsi wo kwibohora iracyari kwibohora isoko yo kwigira. Ntabwo wakwibohora usabiriza, ahubwo kwibohora bisobanuye ko mu rugendo wo kugenda twigira nk'igihugu. Niyo mpamvu buri mwaka umunsi nk'uyu duteranira hamwe tukizihiza iby'igihugu cyacu cyagezeho mu rwego rwo kwiyubaka no kwiteza imbere. Ni muri uru rwego rero kuri uyu munsi duteraniye hano, kandi ndetse nk'uko twavuze n'ahandi hose mu turere tw'igihugu cyacu, twishimira intambwe ishimishije tumaze kugeraho nk'Abanyarwanda nyuma y'imyaka 29. Mu rugendo rwacu rwo kwigira twashingiye cyane cyane ku musingi ukomeye w'ubumwe bw'Abanyarwanda, kandi twemeza gukomeza kuwushimangira no kuwusigasira. Umwanya nk'uyu rero ni uwo gushimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Tunamushimira ibyiza yagejeje ku Banyarwanda muri rusange ndetse no ku karere ka Rubavu muri rusange ku buryo bw'umwihariko, aribyo twaje gutaha uyu munsi. Ntabwo nsubira mu byagezweho byose kuko meya yagerageje kubivuga ibyagezweho muri Rubavu, ariko kandi mu gihugu cyose uyu munsi ariko byinshi twatashye mu turere tunyuranye. Hari aho twahubatswe muri uyu mwaka wonyine ushize, amezi 12 ashize, harubatswe amashuri, hakozwe imihanda, hakozwe amavuriro manini n'amatoya, hubatswe ibiraro, hubakiwe abatishoboye, hubakiwe amazu n'ibindi. Mu by'ukuri igikorwa twatashye uyu munsi muri Rubavu ni urugero rumwe mu zindi nyinshi cyane z'ibintu guverinoma yakoze uyu mwaka wonyine w'amezi 12, byaje bisanga ibindi byakozwe mu myaka 29 ishize.
batumirwa mwese rero muteraniye hano, ndagira ngo nongere nibutse ko mu rwego rwo kwizihizanya namwe uyu munsi wo kwibohora twaje kubagezaho impano mwagizweho n'umukuru w'igihugu yabageneye kuri uyu munsi. Nk'uko nabivuze, habera ibikorwa byinshi bikorwa umwaka wose, hanyuma ariko hari impano idasanzwe umukuru w'igihugu yageneye abaturage ba Rubavu uyu munsi. Iyo mpano ikaba igizwe n'umudugudu w'icyitegererezo twavuye gufungura wa Rugerero, watujwemo imiryango 110 yari ifite ibibazo byaho itura. Ikaba irimo irero ry'abana batoya, irimo imihanda ndetse n'ivuriro. Iryo vuriro ntabwo rivura atuye mu mudugudu gusa, n'undi wese ajya kuryivurizamo, nabyo bikumvikana neza. Ni ivuriro ry'Abanyarwanda. Muri uwo mudugudu kandi guverinoma y'u Rwanda yabashyiriyemo ibiraro by'amatungo, agakiriro ndetse n'isoko rigezweho. Iryo soko naryo ni isoko ry'Abanyarwanda, ari abatuye muri uwo mudugudu n'abatarutuyemo mwarihahiramo cyangwa se mukaricururizamo. Mboneyeho rero n'umwanya wo gusaba abatujwe muri uwo mudugudu w'icyitegererezo wa Rugerero gufata neza iyi mpano y'umukuru w'igihugu. Amazu duhaye tukafata neza, ntituyacuruze, ntituyagurishe kandi ntituyasenye, ahubwo akatubeshezaho neza imiryango yacu. Turabasaba mwese ko iyi mpano mwayibyaza umusaruro, mwiteza imbere, munateza imbere igihugu cyacu. Mujyane abana mu mashuri, mworore, mutunge mutunganirwe, mukore ibikorwa by'ubucuruzi, mukore imyuga n'ibindi byose byatuma umuryango wacu, umuryango nyarwanda utera imbere. Aha nkambonyeho no kwibutsa Abanyarwanda bose muri rusange ko ibikorwa byatashywe uyu munsi, nk'uko nabivuze, bitari bya Rubavu gusa, Rubavu n'ahandi hose, twemeza kubifata neza. Niba ari umuhanda wubatswe, tuwurinde icyawangiza cyose kuko ni iterambere. Niba ari ivuriro, turirinde. Niba ari ibitaro, tubirinde. Niba ari ishuri, ryo ntabwo ari ukurinda gusa, ahubwo no kuryoherezamo abana. Ntabwo byaba bisobanutse ko twakubaka, leta y'u Rwanda yakubaka ishuri igira ngo abana b'u Rwanda bige neza kandi bige hafi, twarangiza ntitujyanemo abana bacu. Mureke dushyira abana mu mashuri. Ibyo twumvaga byo gukura abana mu mashuri tubireke. Ntacyo umwana aguma mu rugo akora atajijutse, ahubwo mworize ku ishuri ajijurwe. Ni nabwo azagira igihugu akamaro, akakigira n'umuryango we. Ntabwo twaba twibohoye turekeye abana bacu mu ngo batajya ku ishuri. Kwibohora harimo no kongera kujijuka, twajuka cyane. Kujijuka cyane bigaherekeza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa bitanga umusaruro mwinshi. Muri rusange rero icyo nagira ngo nibutse nuko nk'uko nabivuze, mu rugendo rwo kwibohora harimo gushimangira umwe bw'Abanyarwanda, ariko harimo n'ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye nagira ngo nibutse uyu munsi kijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza. Ntabwo aho neza ubukungu bwifashe nabi, ariko nanone ubukungu ntibwakwifata neza utakoze. Ndagira ngo nibutse ikintu gikomeye cyitwa mureke dukore cyane, hanyuma twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu. Bimwe mu byo dukora, hari ibyo dukora nk'abayobozi, cyane cyane ahanga ndibutsa inzego z'ibanze. Inzego z'ibanze ubundi tuzita inzego zegerejwe abaturage, niko tuzita, nako twese tuzizi. Bisobanuye ko rero utabona umukozi w'urwego rw'ibanze uhunga abaturage, utabegera. Ndagira ngo nibutse abantu bakora mu turere, mu murenge, mu tugari, ko bagomba kuba hafi y'abaturage, mukababera ijisho, mukabera n'abarimu, mukabigisha, ari gahunda za leta ndetse n'ibindi byose bijyanye n'iterambere. Abaturage namwe nkabasaba ko iyo ibyo mwigishijwe bibereyeho kubafasha no kubatuza neza no kubabeshaho neza, mureke tubikurikize. Ibyo ubuyobozi butwigisha tubikurikize. Ubuyobozi ntibwatuba kure, ariko igihe butubaye hafi nanone ibyo twigishije dusabwa kubikurikiza neza. Kandi ni mu nyungu zacu nk'abaturage, nk'imiryango, ni mu nyungu zacu nk'igihugu. Mureke dukurikize ibyo twigishwa. Bimwe mu bijyanye n'ubukungu nagira ngo twibukiranye uyu munsi by'ingenzi, ntabwo ndavuga byinshi murabizi, ariko ndavuga nk'ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, hari ubuhinzi n'ubworozi. Ntabwo twaba twibohoye dusabiriza ibyo kurya. Ntabwo tujya dusabiriza ibyo kurya, tugerageza kubibona mu gihugu cyacu. Ariko muri uko kubibona twemeza ko twanabona byinshi birenze, tukitunga, tukanagemurira amahanga. Ibyo rero birasaba iki? Ibyo birasaba ko duhinga tukanorora neza. Ufite amatungo ayorore neza, ayorore kijyambere, abagoronome bahari bamwigisha uko bayorora,
uburyo bayagaburira, uburyo inka zikamwa, uburyo amata abikwa, ndetse n'uburyo agurishwa kugira ngo agufashe kwiteza imbere. Mu buhinzi nabwo turasabwa guhinga neza, tugahinga kijyambere. Bitatu by'ingenzi rwose mu bijyanye n'ubuhinzi rero duhora tunibutsa buri gihe ni ugukora imirwanyasuri. Buri wese kugira ngo ubutaka bwe butagenda cyangwa se bugatakaza ifumbire, turabasaba gukora imirwanyasuri buri wese mu butaka bwe. Ukaba uzi ko imirwanyasuri ikoze, inateyeho ibyatsi birinda ubutaka. Icya kabiri ni ukumenya guhinga imbuto zateganyirijwe aho ugomba guhinga, turahazi, tuzi igihe duhingira n'ibyo duhinga. Icya gatatu ni ukugira ingarani, hari abayita ikimoteri, ahandi bakayita ingarani, ahandi bakayita compost, ushyiramo ibisigazwa byose biva mu kazi ukora kugira ngo bizavemo ifumbire yo gufumbiza. Icyo kintu cy'ingarani ni ngombwa kubera kuko ni naho wongera ukaba wanashyira ibiti by'imbuto bitunga umuryango. Icyanyuma ngira ngo ndangirizeho, ariko ni byinshi navuze bike by'ingenzi, harimo kugira isuku mu rugo, isuku mu muryango, isuku ituma twirinda indwara, isuku ituma abana bacu bakora neza bagakora bakeye, hanyuma isuku ikajyana n'imirire myiza mu ngo zacu, imirire myiza ikajyana no kugira ibiti by'imbuto biteye n'akarima k'igikoni nk'uko twakigishijwe, mureke tugakore tugene ibiti by'imbuto biteye ku ngo zacu. Ibyo bintu rero byose bishyize hamwe ukabikora cyane n'imbaraga zose kandi ukabikora amasaha yose ashoboka, bituma witeza imbere mu rugo iwawe, ukagemurira amasoko, ukabona amafaranga, ukabona n'ubukire. Intego yacu muri gahunda yo kwibohora ni ukugira u Rwanda rukize kurusha uko dukize uyu munsi. Ni ukugira igihugu gikize ari ku rwego rw'igihugu, ari ku rwego rw'imiryango yacu. Ariko ntituzakira tudakora. Ndongera kubasaba nkomeje, mureke dukore cyane, twiteze imbere, duteze imbere imiryango yacu. Mbifurije rero umunsi mwiza wo kwibohora, kandi kwibohora n'urugendo ntabwo ari uyu munsi gusa, uyu munsi turabyibuka, ariko n'urugendo runini rukubiyemo ibyo byose navuze, birimo gahunda y'ubumwe bw'Abanyarwanda, burimo guteza imbere ubukungu ari ubw'igihugu n'ubw'imiryango yacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Tekereza inshingano ukoreye u Rwanda ukagenda kuzirahira Gisenyi, bugacya bageze i Goma, bugacya bageze i Bukavu. Wawe mugore tukagira safari yakomeje kuba diregiteri wa ONAPO.